Ati nta sereri. Ni M23 bari kubivuga bavuga ko indege za Sukhoi bari kuzihurutura ubutitsa, ndetse na guverineri wa Sud Kivu Patrice Pusu nawe hari byinshi yatangaje. Ikaze rero ku buryo burambuye tugiye kubona muri iki kiganiro. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose bitazajya bigucika. Muri iki gitondo rero nibwo aya makuru asohotse. Ikaze ku buryo burambuye. Reka duhere kuri guverineri wa Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amaze gutangaza ibintu byinshi bitandukanye. Yagize ati turatangaza ko abasirikare bafashwe bazafatwa mu byubahiro kandi bazasubizwa mu bihugu byabo, by'umwihariko Burundi. Ndabivuze mbishyizeho uburemere. Abasirikare bose bafashwe bazarindwa, bazavurwa niba bikenewe, kandi bazarindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Naho M23 bari mu byishimo by'uko bakomeje gurutura amadrone y'intambara, bari kurasa buri kanya bavuga ko babyishimiye. Bacanyakadiyo bavuga ati nta sereri, nta sereri. Reka tubiyumvire ko babivuga. Utwanga turamwanga nta sereri, nta sereri. Twari dutatu turahiga nta sereri, nta sereri. Nta sereri, nta sereri, nta sereri, nta sereri. Yego, ndabashimira rero mwese twabanye muri iki kiganiro. Njye ndi Apo Tabi, ni Habineza TV. Kora subscribe, like, share na comment. Murakoze.